Ni iki cyabaye nk'ikigutangaza kuri iyo nkongi y'umuriro yabaye? Ikintu cyanangaje ni uko inzu yahiye n'ibintu byose bigashya n'abana bagashya kugeza ku rwego havamo ubura ubuzima, ariko imyenda bari bambaye yose kugeza iyi saha ikaba ari mizima, nta n'umwe wahiye. Icyo kintu cyantangaje, nicyo kintu gitangaza abantu bose, n'abaganga byarabatangaje, bavuga ko bazakora ubushakashatsi kuntu ibintu byose bishya, imyenda yose ibintu byose bigashya, ariko imyenda abana bari bambaye ntabwo yahiye, n'uwapfuye imyenda yiwe ntabwo yahiye. Mwe mutekereza ko ari nk'iki? Natwe n'ibintu byatuyobeye, natwe ntabwo tubizi. Nkaba nsaba abakristo bene data kugira ngo bakomeze kudusengera Imana kandi banadufashe, ni ukuri turebe ko twasohoka muri ibi bibazo, abazabikora Imana izabaho umugisha. Yego, murakoze. Biteye agahinda, biteye n'ubwoba kubona ureba inkuru nk'iyi ibabaje. Birashoboka ko ntacyo ufite watanga, birashoboka ko mu buzima bwawe ntacyo ufite wafasha uyu uri kureba kuri Voice of the Continent ubabaye, ariko birashoboka ko wakanda subscribe, ugakora share, comment, maze iyi nkuru ikagera ku bantu benshi, uyu muntu akabona ubufasha akeneye. Birababaje cyane kubona ureba inkuru nk'iyi ukayireba ukayicaho ukigendera gusa. Gira umutima ufasha, gira umutima ukunda, gira umutima wo kugira icyo ukora. Dutangiriye zero, dutangiriye ku busa, ariko tubikoze kugira ngo tube Voice of the Continent, tuvugire aba bose bakeneye ubu bufasha. Iyi ni Voice of the Continent. Koresha umutima nama wawe maze isi tuyihindure paradiso, tuyihindure kurusha uko twayisanze. Ese wowe nta muntu wigeze ukugirira neza? Icyo kibazo cyibazeho, maze nawe utekereze ku cyo wakorera uyu mugenzi wawe. Inshuti bakunzi ba Voice of the Continent, hano kuri kamera yacu turi kumwe n'umumama uheruka kugira ibyago, ni mu karere ka Huye muri Tumba, aho abana be nyine bari bakingiranye mu nzu, inkongi iza kwaduka, abana bose bahiramo. Turagira rero atangira twibwira, atangira tubwira amazina yawe. Murakoze. Amazina yanjye ni Nayituriki Efrozi. Nayituriki Efrozi, tubwire ibyabaye kuri uwo munsi, uko byagenze, uko byatangiye nuko bimeze ubu. Uwo munsi ni umunsi w'amarira, ni umunsi w'umubabaro ku buzima bwanjye, ni umunsi w'icuraburindi kuri twebwe n'umuryango wanjye. Ubwo nari ndyamishije abana, maze kubagaburira, maze no kubakarabya, ntangije ndabaryamisha. Bari abana batatu, umwe yari afite umwaka umwe n'amezi 4, undi afite imyaka 5, undi afite imyaka 3. Twari turimo twegereza igihe cy'amashuri. Ndangije maze kubaryamisha, hari amasaha ya saa 8 n'ibindi, hafi saa 9, hari agatsinda nari mfite, ndabangureka ngende nguzemo udufaranga nze nishyura iniforume zabo, kuko uw'imyaka 3 n'imyaka 5 bari kujya kwiga. Ndangije ndabaryamisha, maze kubaryamisha ndasimbuka njya muri iryo tsinda, nguzamo amafaranga, ndaza, nta nubwo itsinda narirangije, nje nsanga byagenze gutyo. Inkongi y'umuriro yaje, abana bahira mu nzu, n'ibiri mu nzu byose birashya. Biba ngombwa ko umwana umwe ahita yitaba Imana, abandi 2 Ihangane, ni inkuru ibabaje, ni inkuru umuntu wese atapfa kwakira. Birumvikana wari umaze no kubagaburira. Yego. Akana kapfuye kari gafite igihe kingana iki? Kari gafite imyaka 3. Yari umwana w'umukobwa. Nari namaze kumudodeshereza iniforume, urumva nari ngiye gushaka amafaranga yo kuzishyura, vuga ngo byibuze nimva kuzana amafaranga nkagenda
ndaza mbabyutse hanyuma ngende babapime, namara kubapima nishyure amafaranga. Uko naje nyatwaye mu ntoki naraje nsanga byabaye gutyo, abana babakuramo, maze kubakuramo biba ngombwa ko babajyana kwa muganga Sashibe. Tugezeyo barwana kuri uwo ngo w'imyaka 3, biranga birangira apfuye kuko yari yahiye igice cy'ubuhumekero. Abo bandi 2 bahiye mu maso, bashya amaboko, bashya amaguru. Kana gatoya k'umwaka umwe kahiye ku buryo bukomeye kuko kashiririye intoki, biba ngombwa ko intoki bazica, basigaranya akaganza konyine kadafite intoki. Akaboko kamwe niko kariho intoki ariko nako kariho ibikomere kuko yarahiye rwose bihagije. Iyo nkongi y'umuriro yatewe n'iki? Inkongi y'umuriro ntabwo nzi ikintu cyabiteye kuko nanjye naraje nsanga byagenze gutyo, ibintu byose byahiye n'abana bahiye, ntabwo kugeza ubu ndamenya ikintu cyabiteye. Kugeza iyi saha rero abana basigaye bari kwa muganga, icyizere cyabo cyo kubaho uri kukibona gute? Kubaho ko ikigaragara cyo bazabaho, nubwo bashaka kuzakira bitinze ariko bazakira. Umutoya bafite ikibazo cyo kuba afite akaboko kamwe, ari umwana w'umukobwa, afite ibikomere mu maso no mu mutwe, amaguru. Umukuru nawe amaboko yose yarahiye, mu gatuza yarahiye, mu mugongo no mu maso. Ikintu atahiye mu maso n'imboni gusa, ariko kandi hose barahiye. Hari umuntu ushobora kumva iyi nkuru ikamubabaza cyane, ikamutera impungenge. Mwebwe ubushobozi muri kubukura he kugeza iyi saha? Mbere y'uko ibyo biba mwakoraga iki mu buzima busanzwe? Ubuzima busanzwe ikintu twakoraga, twari abakene n'ubundi pe, dushakisha dupfundikanya, n'ubundi kubaho byari bitugoye cyane. Twaryaga rimwe ku munsi, rimwe na rimwe tukabibura, kabagiye hashira iminsi 3 tutarya dufite abana. Ikintu cyabaje umutima wanjye nuko uwo mwana wapfuye. Ihangane mama. Uwo mwana wapfuye byagenze gute? Ihangane kandi ukomere. Igihe twabuze ibyo kurya, tumara nk'iminsi 3, ndangije mfata ifu yari iri mu nzu, barayirya, ndangije mbaha amazi barenzaho. Ihangane kandi ikintu burya cyabaye rimwe na rimwe twita ko ari igeno riturutse ku Mana. Ndagusaba ngo ugire umutima ukomeye kandi wihangane, ugire kwihangana. Nimba nagize nuko ari igihe bagemura, kumbabazwa nuko umwana wanjye yashonje kuva ari mu nda, karinda apfa narigeze mbona ibyo kurya bihagije ngo mugaburire. Iyo ni nimba ihora ku mutima wanjye, iyo mbitekereje ndababara. Aho ndi hose mba numva mfite agahinda, aho ndi hose mba numva mfite intimba. Umuntu ashobora kwibaza ko nyine ari igihe wenda kiba kitaragera, cyangwa se n'ibyabaye ari igihe cyari kigeze, ariko umuntu ashobora kwibaza kugeza n'iyi saha mu bukene mwari murimo, ibi bintu by'ibibazo muri kubyitwaramo gute? Ikintu cya mbere ndashima Imana ko yaduhaye umutima wo gukomera, ko ntabwo byari byoroshye ibintu byabaye bimeze gutyo. Byabaye umugabo yacuruzaga utuntu tw'udusambusa ku muhanda kugira ngo byibuze tubashe kubona irasiyo, ku buryo yabonaga 1000 ku munsi byibuze tukarya. Byari bitandukanye n'icyo gihe nabagaburiraga ifu. Komera kandi wihangane.
nyuma y'ibyo bibazo byose hisukamo n'ibindi kugeza iyi saha ubuzima buracyakomeza kuba bubi cyane. yego twakodeshaga inzu y'icyumba na saro, turi umuryango w'abantu 5, mbese ari ibintu bigoye, ari ibintu bikomeye, nta bw'inyagamburiro umuntu yaza ntitubona aho tumwicaza, ntitube twakwifuza n'umuntu waza kudusura ngo barahare kuko tuba dufite aho kumuraza. Ibibazo baravuga ngo ibibazo mu bindi cyangwa se ngo agahinda gashira kandi aribagara. yego Ibibazo numva mwari murimo mbere n'ubundi ndumva byari bikomeye. byari bikomeye cyane pe. Ibi biriho nabyo ndumva bikomeye kurenza. Ibyo bikomeye kurushaho, byarenze ubwenge bwacu, byarenze ibitekerezo byacu, ku buryo niyo mbitekereje byonyine byashobora ko naba umusazi nkirukanka ku musozi, byashobora ko umugabo yana, kuko tukimara kubana tukinjira mu rugo nk'umugabo n'umugore turi abageni, twatangiye ubuzima bukomeye, ubuzima bukakaye, twari tumaranye imyaka 6 turi muri ubwo buzima. Umugabo wanjye yabaye umunyonzi, kaya kunyonga atariye, muriho no gushimana ko yamurinze, twigeze akora impanuka kubera umuyaga wo mu muhanda, gutwara imizigo atariye, asize ntwite ntariye, naryaga 5 z'ijoro, azongera kurya izindi 5 z'ijoro. Kiragera ubunyonzi abuvamo, akajya akora ibiyeti, umunsi akakiboneje akakibura, byibuze ko yacuruzaga two dusambusa, bashaka kubona 1000 tukarya umunsi, nubwo tutaryaga ibikwiriye ariko byibuze twararyaga. Bitandukanye nuko twahabaga abana ifu tukabaha amazi bakarenzaho, aribwo hahitaga hikubitamo icyo kibazo n'ubundi kidusanga muri ubwo buzima. Kwa abana twabajyanye kwa muganga gutyo, inzu yahiye n'ibintu byose, kuva twajya kwa muganga ntago ndasubiraho byabereye kuko nta kintu na kimwe cyari gihari. Ayo twinjira mu bitaro, aduca amafaranga menshi yo kwishyura ibintu byose byari byahiye n'ibikoresho, n'abamituweli yabo yari yahiye, biba ngombwa ko bimwe batwishyuza 100%. Nibyo koko ni inkuru ikomeye kubyumva, kubona wari witeguye ko abana bagiye kujya ku ishuri, wabaguriye uniformo, witeguye ko bagiye kujya ku ishuri, hakaza ikiza kimeze gutyo. Wabyakiriye gute wowe? Nabaye umusazi, buzinduru, birenga ubwenge bwanjye, numva sinzi hano mpagaze. Narabyibuka ndi kwa muganga, nareba iyo sura nkavuza induru bakamfata, najya gusohoka bakangarura, mbese abantu barwana bamfata, abantu barwana bampumuriza, ko nareba gupfuye, nareba uryamye, bose ari inyama, bose batonyotse. Wapfuye mwashoboye kumushyingura? Yego, twamushyinguye hano hepfo gatoya, niho twamushyinguye. Ni ukuvuga ngo mwashyinguye umwana umwe, abandi bari mu bitaro? Abandi bari mu bitaro, umwe ari muri newo kuko yari afite ikibazo gikomeye cyane, kubura umwuka bitewe n'umuriro wari uri mu nzu, umwotsi ari mwinshi, bari bamushyize muri newo. Tubwire abana bari mu bitaro kugeza iyi saha, ndumva bari mu kigero cyo kuvuga. Yego. Bashobora kuganira? Umwana umwe mukuru w'imyaka 5 we ashobora kuvuga, wamubaza amazina akakubwira, ashobora kukubwira utuntu tumwe na tumwe. Akubwira ko ameze ateyo ugerageje kumubaza? Afite agahinda nawe, arababaye, abataka, abarira, rimwe na rimwe ntarye, anabibona ntabirye ko akaba ari kuribwa, bari kubabara. Umutoya nawe w'umwaka n'amezi 4 nawe afite agahinda mu mutima we, kuko iyo arebye intoki ziwe akareba uko zimeze, akareba n'izipfutse, iyo muhaye ibere ntabwo arifata, iyo muhaye ibiryo ntabwo abirya, iyo arebye ku bikomere afite ku ntoki, akareba ku maguru, nta kintu na kimwe abasha gufata. Ni ibintu bibabaje gusa. Iyo urebye ubona bafite igihe kingana gute mu bitaro? Muganga yatubwiye ko ari ibintu bitamara ukwezi kumwe.
kandi hagati muri uko kwezi hari ibintu mukenera. dukenera ibintu byinshi. Badutegetse ko tubaha amata, tukabaha amagi, byibuze tukagerageza 3 mu cyumweru tukabaha inyama cyangwa amafi, kandi ubwo bushobozi ntabwo dufite. Badusaba kubagurira mbese ibintu byose bishoboka kugira ngo babashe umubiri wabo wongere uterane, kugira ngo bongere kugira umubiri muzima, kugira ngo bongere kugira ubuzima buzima, kandi ubwo bushobozi ntabwo dufite. N'imiti irahenda, imiti tugura ibipfuko irahenda, ni ibintu byishyurwa 100%, mituweli ntabwo ibyishyura. Mu Ibintu bitugoye. mu nzozi zawe Yego. ni iki ujya ukunda kurota ukurikije imibereho wari urimo cyangwa urimo kugeza uyu munsi? Ibigaruka mu ntekerezo zawe uko uryamye cyangwa uri muzima? Mu nzozi zanjye ntekereza ko ibi byose biri kumbaho, nizera ko hari igihe kizagera bigashira, kuko ntawe uhora arira. Hari igihe nanjye Imana yazangirira neza, umubabaro n'agahinda bigashira, intimba no gusuhuza umutima. Nizera ko hari igihe bizarangira. Watubwiye ko wari ufite abana 3. Yego. Watubwira amazina y'abo bana uko bakurikiranaga? Umukuru yitwa Amashimwe Irekeve, umukurikira ari we w'umukobwa wapfuye yitwaga Umugisha Uwase Sandra, umukurikira ari we w'umwaka 1 n'amezi 4 yitwa Imana Ishimwe Teta Keyira. Hari ushobora kumva n'iki kiganiro akumva nyine afitemo umwana nawe witwa gutyo. Buryo umuntu yita umwana izina afite icyo amutegurira kuzaba. Yego. Hari abagukurikiye rero kuri Voice of the Continent. ni iki wabasaba? Bagufasha iki? Ni iki ukeneye mu buzima bwa buri munsi wumva bakwiye kugufasha kugeza iyi saha? Yego. Ikintu nifuza cyane ko nubwo turi mu bitaro, ahantu turi ni umuntu watugiriye impuhwe araducumbikira. Ntekereza ko turamutse tuvuye mu bitaro n'ubundi nta buryo dufite, nta bushobozi na bumwe, byaba ngombwa ko iyo nzu yiwe tuyivamo, ntidufite aho twerekeza, ntidufite aho tuba, mbese nta shinge nta rugero. Tugiriwe umugisha tukabona aho kuba, tukabona ibyangombwa, mbese tukabona imibereho, tukabona ubushobozi, byadufasha cyane. Iyo ni faze muramutse muvuye mu bitaro. Kugeza iyi saha muri mu bitaro ho ni iki gikenewe cyane? Ikintu gikenewe cyane ni amafaranga yo kugura imiti, ni ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara, ko twabona ibyo bikenewe kugira ngo bo gusubira inyuma, ko abaganga batubwiye ko gukira kubushye bisaba kurya, kandi bakarya ibintu bitera imbaraga, ibintu bituma imibiri yabo yongera ikagarura uruhu. Ni ibyo ngibyo. Rero hari abadukurikiye, wababwira nimero yawe ya telefone bacishaho ubufasha bwawe? Nimero yanjye ya telefone ni 0787 28 24 49. Wayisubiramo? 0787 28 24 49. Dusoza iki kiganiro rero, watubwira mu byo wicuza kuri uwo munsi? Wicuza iki wowe? Wishinja iki? Ikintu nicuza ni uko uwo mwana mutoya w'umwaka n'amezi 4, ni umwana mutoya yahekwaga, akabaye muhetse cyangwa se nkabasiga no hanze nkuko nari ngiye hafi mvuga ngo ndabanguka, ikarangira nje ngasanga ari uko byagenze. Ni uko inzira itabwira umugenzi, ariko nanjye iyo nza kubimenya ntago nari kubaryamisha ngo mfunge, nari kubasiga hanze nkagenda nkishyura iniforume zabo, nkabaryamisha nanjye ndi mu rugo. Ngiye ku bwanjye numva wenda nubwo haba harimo n'impanuka, ariko buri mubyeyi wese uri kumva iki kiganiro ndagira ngo atwumve, buri mubyeyi wese aba afite impungenge ku bana be.
hari igihe aba areba ahantu atuye akabona abana be kubasiga hanze byaba bibi kurushaho. Nicyo nashatse kugira ngo abatwumva batagucira urubanza ngo kuki baba bakingiranye. Buri mubyeyi wese agira uko arera abana be nuko abarinda bitewe n'ibihe turimo cyangwa se n'akarere utuyemo n'abantu muturanye ko bareba. Numva rero kuba warabakingiranye wumva ko usize baryamye ntabwo wari witeze ko birabyaba. Ntabwo nari mbyiteze, nta nubwo nari mbyiteze, nubwo nabitekerezaga, ariko ahantu twari dutuye ahantu hari habi, hari rigori, hepfo hari umuhanda, ushobora kuba bajya mu muhanda n'ubundi bakabagonga, ushobora kuba yakubita umutwe muri rigori, mbese ni ibintu bitari byoroshye, ni ahantu naho hatari heza. Kuko iyo umwana aza kugenda akagongwa n'imodoka cyangwa se akagwa muri rigore byari kwitwa uburangare bw'umubyeyi, ariko ibyabaye byitwa ko ari impanuka. Ni impanuka pe. Ntabwo wabyifuzaga, ntiwifuzaga kumva hari umwana wawe n'umwe wava mu buzima. Cyane n'ubuzima twabayemo, numvaga ko abana banjye ari igihe kizagera, igihe twabayemo batarya, batambara, batanywa, ntababonera ibyo bifuza, numvaga ko ari igihe kizagera nkabibabonera nkabibaha, ariko biba ngombwa ko uwo nguwo witwa Umugisha apfa ibyo natekerezaga nk'umubyeyi, ibyo twifuzaga nk'ababyeyi tutabimuhaye, agenda tutabimuhaye. Reka tukubwire ukomeza wihangane. Yego murakoze. Nshuti bakunzi ba Voice of the Continent TV rero, uyu mama akeneye ubufasha nk'uko mwabyumvisha muri iki kiganiro twakoze. Arababaye, akeneye aho kuba, akeneye ibyo kurya, akeneye buri kimwe cyose kuko ibyo yari afite byose byahiriye mu nzu. Ntiwibagirwe rero gukora subscribe Voice of the Continent ndetse ukore share na comment kugira ngo ibiganiro tugutegurira ukomeze ubikurikirane. Nge mwari kumwe ni Elizafan Niyambikesha. Murakoze cyane.